Muraho neza. Ese wari uzi ko abantu benshi mu Rwanda batunzwe n'imbuga nkoranyambaga bakoresha by'umwihariko YouTube? Aba content creator benshi nirwo rubuga rwiza bakoresha mu kwinjiza agatubutse. Ese waba ushaka gufungura YouTube channel nziza kandi yujuje ibisabwa byose kugira ngo utangire kuyishyiraho ibihangano byawe? Mu gihe uzaba wujuje ibisabwa ukaba watangira guhembwa n'uru rubuga kuri smartphone yawe gusa. Uyu munsi ndakwereka uko wafungura YouTube channel yujuje ibisabwa byose ndetse nkwereke na settings z'ingenzi abantu birengagiza gufungura kuri channel zabo kandi z'ingenzi zizafasha channel yawe gukura vuba kuri YouTube. Iyi video igizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere turafungura channel yacu. Igice cya kabiri turafungura settings z'ingenzi ndetse nkubwire n'ibisabwa byose kugira ngo utangire guhembwa na YouTube. N'abatindiye reka dutangire. Fata telefoni yawe uze kuri YouTube, ukande kuri profile yawe, urasangamo amazina ya email yawe. Uhita ukanda kuri create channel, utegereze gato. Ujye kuri picture uhitemo ifoto izagiranga channel yawe cyangwa se logo. Niba ushaka kumenya uko wakora logo ya channel yawe, nyandikira muri comment nzagukoreraho video. Nusoza urakanda save as profile picture. Hanyuma urahita ujya kuri name, hano hejuru wandikemo izina rya channel yawe. Ibyiza nuko wahitamo izina ridafitwe n'abantu benshi kuri YouTube kugira ngo abantu baza kugushakisha biborohere kukubona bwa mbere. Urasabwa kwandika izina rya channel yawe mu nyuguti nkuru. Nusoza uze kuri handle wandikemo nanone izina rya channel yawe ariko ho urabyandika mu nyuguti ntoya. Nibaryanga wongereho umubare utegereze baryemere. Nusoza urakanda create channel, utegereze gato babanze updating amazina n'ifoto bya channel yawe. Abantu benshi iyo bageze hano bakora ikosa rikomeye cyane kuko baba bumva basoje gufungura channel yabo ariko baba bamaze gufungura channel ku kigero cya 20%. Haba hasigaye igice cya 80% cyo guhuza channel yawe na location, ushyiramo description ndetse na nimero ya telefone kugira ngo ibe ikubaruyeho. Urahita usubira inyuma kuri profile yawe, uhita ukanda kuri view channel urebe ko ibyo wemeje byakunze. Urahita ujya kuri edit channel, uhita ubona izindi settings, urakanda inyuma ya profile uhite ushyiramo banner. Batazi bana ni ifoto yindi iranga channel yawe. Akenshi izi bana zikoreshwa n'abanyamwuga ku rubuga rwa YouTube. Niba ushaka kumenya uko wayikorera ubimbwire muri comment nzagukoreraho video. Nusoza urajya muri description. Muri description ho wandikamo amagambo avuga ibyo channel yawe ikora mu buryo burambuye. Ushobora no gushyiramo na nimero ya telefone kugira ngo umuntu ukeneye ibindi bisobanuro kuri channel yawe ayiguhamagareho cyangwa akusaba ibindi bisobanuro binyuze kuri iyo nimero watanze. Iyo usoje ubona handitse privacy, iyo kano kantu gafunze ugaha subscribe umuntu, abantu bose basuye channel barabibona ariko iyo gafunze ntabwo babibona. Iyo usoje ukanda save bagasavinga settings umaze guhindura. Ubu usoje igice cya mbere cyo gufungura channel. Kugira ngo ino video itaba ndende, iyi tuyigize episode ya mbere. Niba ushaka indi episode ubimbwire muri comment, nzakwereka uburyo wahitamo amafaranga bazajya baguhembamo mu gihe uzaba wujuje ibisabwa ndetse n'izindi settings z'ingenzi kuri channel yawe muri episode ikurikira. Nizere ko ino video yagufashije. Nimba wayishimiye isangiza abandi ubona yagirira akamaro, kandi niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi bishyiraho hasi muri comment, ndahari ndagufasha. Ukeneye ko nagufungura YouTube channel yujuje ibisabwa byose, ubufasha bw'umwihariko cyangwa ushaka ko dukorana, nyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Niba wishimiye ibyo dukora kandi like, ntiwibagirwe no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu bigezweho kuri AI na telefone, gutunganya ibihangano byo ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Njye mwari muri kumwe, nyita Optic. Dusubire mu yindi video ikurikira. Hasta luego.